Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye Igiswahili. Mu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none giye kureba hamwe ibisubizo by'ikibazo kigira kiti uko wapi uri hehe. Umwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Ngiyimana. Ntibugeze aha bwa mbere ntugire udakoze subscribe. Niba kandi wari niba usanzwe n'ubundi ukurikira amasomo yacu n'ukunda isomo ntugire udakoze like. Tugiye gutangira n'igisubizo cy'ikibazo cya mbere. Iyo ubajijwe uti uko wapi urasubiza uti niko nyumbani, ndi mu rugo. Igisubizo cya kabiri ushobora kuvuga uti niko njiani, ndi mu nzira, niko njiani. Igisubizo cya gatatu ushobora kuvuga uti niko sokoni, niko sokoni, ndi mu isoko. Igisubizo cya kane niko kanisani, ndi mu rusengero, niko kanisani, ndi mu rusengero. Igisubizo cya gatanu niko mujini, niko mujini, ndi mu mujyi. Igisubizo cya gatandatu niko hotelini, niko hotelini, ndi muri hoteli. Igisubizo cya karindwi niko kiwanjani, niko kiwanjani, ndi mu kibuga. Igisubizo cya munani niko kwenye basi, niko kwenye basi, ndi muri bisi. Igisubizo cya cyenda niko chumbani, niko chumbani, ndi mu cyumba. Igisubizo cya cumi niko jikoni, niko jikoni, ndi mu gikoni. Igisubizo cya cumi na rimwe niko shuleni, niko shuleni, ndi mu kigo cy'ishuri. Ikigo cy'ishuri tukitwa shule. Shuleni ni ku ishuri, hasi mu ishuri. Noneho igisubizo cya cumi na kabiri niko barabarani, ndi mu muhanda. Igisubizo cya cumi na gatatu niko mugahawani, niko mugahawani, ndi muri resitora. Igisubizo cya cumi na kane niko ofisini, niko ofisini, ndi muri ofisi cyangwa ndi mu biro. Igisubizo cya cumi na gatanu niko darasani, ko darasani, ndi mu ishuri. Ndi mu cyumba cy'ishuri. Icyumba cy'ishuri tukita darasa, aho abanyeshuri baba bicaye bari kwiga, hanyuma ikigo tukacyita shule. Shule urugero tuvuze ngo shule niba ari nk'ikigo cyitwa Nyamata, shule ya Nyamata, no kuvuga darasa. Darasa ni ibyumba. Niko darasani mba mvuze ko ndi mu cyumba cy'ishuri. Igisubizo cya cumi na gatandatu niko bwenini, ndi mu icumbi. Bweni ni icumbi nk'iry'abanyeshuri bararamo. Ubwo rero uvuze uti niko bwenini, wavuze uti ndi mu icumbi. Igisubizo cya cumi na karindwi niko kwenye bustani, niko kwenye bustani, ndi mu busitani, muri jardin. Igisubizo cya cumi n'umunani niko zizini, niko zizini, ndi mu kiraro. Igisubizo cya cumi n'icyenda niko kwenye mti, ndi mu giti. Igisubizo cya makumyabiri nipo kituo cha polisi, nipo kituo cha polisi, ndi ku cyicaro cya polisi. Igisubizo cya makumyabiri na rimwe niko uwanja wa ndege, niko uwanja wa ndege, ndi ku kibuga cy'indege. Niko ba, ndi ku bara, niko ba. Igisubizo cya makumyabiri na gatatu niko bafuni, niko bafuni, ndi mu bwogero, muri dushe. Igisubizo cya makumyabiri na kane niko chooni, niko chooni, ndi mu bwiherero. Igisubizo cya makumyabiri na gatanu niko kijijini,
niko kijijini, ndi mu cyaro. Swali rya 26, niko msituni. Niko msituni, ndi mu ishyamba. Swali rya 27, niko kitandani. Niko kitandani, ndi mu buriri. Swali rya 28, niko shambani. Niko shambani, ndi mu murima. Igisubizo cya 29, niko mkutanoni. Niko kwenye mkutano. Niko kwenye mkutano, uvuze uti ndi mu nama. Igisubizo cya 30, niko kwenye harusi. Niko kwenye harusi, uvuze uti ndi mu bukwe. Igisubizo cya 31, niko kwenye sherehe. Niko kwenye sherehe, ndi mu birori. Swali cya 32, niko kwenye tamasha. Niko kwenye tamasha, ndi mu gitaramo cyaze muri concert. Swali cya 33, nipo uwanjani. Nipo uwanjani, ndi muri stade. Swali cya 34, nipo uwanja wa mahoro. Nipo uwanja wa mahoro, ndi muri stade Amahoro. Igisubizo cya 35, niko ng'amboni. Niko ng'amboni, ndi mu mahanga. Igisubizo cya 36, niko dukani. Niko dukani, ndi mu iduka. No muri botike. Botike nayo turabangwa ikizino kioske. Ziducuruzamo ibintu bitandukanye, amasabune iki, naho ushaka gukoresha muri ubwo buryo. Igisubizo cya 37, nipo hospitalini. Nipo hospitalini, ndi mu bitaro. Uvuze uti nipo hospitali, wabuze ngo ndi ku bitaro. Nipo hospitali, ndi ku bitaro. Nipo hospitalini, ndi mu bitaro. Igisubizo cya 39 kiragira kiti, niko kwenye chumba cha walimu. Niko kwenye chumba cha walimu, ndi mu cyumba cy'abarimu. Urugero, salle de prof, niko dukunda kwiyita salle de prof, cyumba cy'abarimu baba salle y'abarimu baba barimo baruhukiramo se cyabateguriramo nk'amasomo. Niko kwenye chumba cha walimu. Igisubizo cya 39 kiti, nipo saluni. Nipo saluni, ndi muri salo. Saluni ni muri salo. Salo abavuga ni aho batunganyiriza imisatsi. Nipo saluni, mwenda ni nk'umuntu w'umugore wagiye gutunganyisha imisatsi, akaba ariko yasubiza. Igisubizo cya nyuma kiragira kiti, niko sebuleni. Niko sebuleni, ndi muri salo aho bakirira abashyitsi badusuye. Muri sebule, muri salo hano twakirira abashyitsi. Bakunze amasomo yanjye, aha niho dusoreje isomo ryacu rya none. Bashimiye kuba mwadukurikiye. Mbibutse gukora subscribe niba warugeze hano bwa mbere. Bakunda isomo ryacu n'igihe udakoze like. Ndabakunda mwese. Imana ibarinde. Mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana. Tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Mukomeze kudushyigikira. Bye bye. Ndabakunda cyane. Kwaheri.